so hanyuma doctor ntabwo twayicerenshije iyi nkuru twayifashe nk'inkuru iri serieux yego twabonye umusore agira atya yiyambika impuzankano y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yego aratambagira mu cyumba atera amapisi ashyiramo n'akazi kikaryoshye kuri tekinike baraza kubidufashamo hanyuma nyuma twumva ngo mwamufashe yego kiriya ni icyaha kihe ijambo ni ryawe urakoze cyane Shakim n'abatwumva ngira ngo usibye n'ababibona bose barabona ko bira bintu bidahwitse ariko noneho mu buryo bw'amategeko ni ukwambara ku mugaragaro umwambaro wa leta umwambaro uhuriweho n'abahuje umurimo ibyo rero ubikoze gutyo agamije kuyobya rubanda abakoze icyaha buriya kuwambara yarangiza akishyira kuri TikTok aba yamaze kubishyira ku mugaragaro niyo mpamvu buriya anakurikirana ibi rero ni n'icyaha cyateganyijwe mu mategeko gihanwa kuva hagati y'imyaka 2 ariko itarenze imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu 300 kugera kuri 500 iki ni icyaha abasore benshi bashobora kugwamo cyane cyane iyo bifotoza ku myenda nk'iriya y'urwego runaka agashaka kubigaragaza agamije za views ibyo wenda iperereza niryo ribugaragaze icyo yaragamije ariko ugenekereje hariho abasore usanga bakora ibintu nka biriya bakishyira ku mugaragaro biriya ni ibintu twabwira abantu ko babireka kuko ni ibyaha bihanwa n'amategeko kandi bitihanganira ubwo icyaha byo kirimo cyamaze gukorwa yarafashwe buriya kuba yabifasha akabishyira ku mugaragaro buriya nibyo bibigira icyaha mbega buriya aba yamaze kugitsotsobya uwambaye se gutyo ukitemberera muri quartier nabwo byaba bigiye ku mugaragaro ubwo wabibazwa muri quartier naho ni ku mugaragaro Shakim wigumiye mu rugo mu mbuga iwawe ibyo sinagira uwo mbigira inama ariko itegeko ryabiteganyije gutyo hanyuma yitwa Ndagijimana Straton nabonye muvuga yuko afungiye kuri station ya Muhoza ni Muhoza y'Musanze ni Muhoza y'Musanze kuko ni yafatiwe muri kariya gace niho yaratuye iki rero ni icyaha tubwira abantu rwose ngo bakirinde gihanwa n'ingingo ya 279 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange urebye ibihano birimo imyaka kuva kuri 2 kugera kuri 3 n'ihazabu hagati y'300 ni ibyaha ni ibihano biremereye aribyo dusaba abantu ko babyirinda ntabwo mwagize neza kuba namwe mwayibonye ko ari ikibazo inkuru ntikeretswe ariko ni inkuru ikwiriye kwigisha abantu ni isomo abantu bakwiriye gukuramo ko ibingibi atari byo cyane cyane urubyiruko nirwo urugwa mu byaha nk'ibingibi hanyuma ari abantu ku mbuga nkoranyambaga ndabizego ntimukorera ku gitutu ariko hari ibyo bagiye bavuga yitwa Richard Kwizera ati ribu ni mujyane ku ikosa ahubwo nyuma bamuha akazi ubwo byaba ari nk'igihembo se ku itegeko bigaragara yasesengura agaragaza ko bigaragara kuri ya musore akunda ribu urumva hari n'undi witwa Uncle Gobi ati kuki mutumva ko yambaye kubw'urukundo afitiye ribu ni ifemba yo kumva ko one day yakwifuza kujoininga RIB akayibera umukozi he is young it's just pure innocent excitement from a young fella no bad intentions at all yasi ku itegeko ryabiteganyije kandi twebwe tugerageza kubahiriza itegeko nta marangamutima ariko noneho tukita no kuri circumstances umuntu aba yabikozemo yego ibyo byose bizitabwaho ababivuga ko ari urukundo nuko babisesengura ababivuga ko ari nk'izo terme bakoresheje ari gukunda urwego ni byiza rwose kuba umuntu yakunda urwego rwe ibyo byose rero iperereza niryo rizabigaragaza gusa bibera isomo n'undi wese wabitekereza ubwo atari imyenda ya RIB gusa ni izindi mpuzankano zose
zaba iza igisirikare zaba iz'igipolisi zaba n'izindi mpuzankano kuko buriya hari imyenda abantu bakoresha kuko bahuriye ku kintu runaka ku murimo runaka. Wowe rero iyo uyifashe ukayikoresha utabigenewe ugamije kuyobya rubanda, ni nk'uko wakwifata ukambara itaburiya yo kwa muganga ugakubita icyumvirizo mu ijosi warangiza ukinjira ahantu mu ivuriro cyangwa ukifa. Ibyo nabyo umuntu areba intention umuntu yari afite iyo agamije kuyobya rubanda, kuko niko itegeko rivuga. Aho ngaho rwose itegeko riramuhana. Okay, reka tugushimire cyane. Kereka niba hari nk'iyindi nkuru ikomeye y'ibyabaye muri weekend wadusangiza. Nta yindi. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry.